utagezweho ngakiguye nje abanyamakuru kwanza kamara muri kuri televiziyo y'u Rwanda baramamagaye ndavuga ni Sobarakindi none nazi imisi mubwiye tese kudareka kumamagara kuri televiziyo bite bya tarabizi kiramando babiza njya guhamagara utaranagafata ubu wagafashe ngo nakwa kuguhamagara nzakurabura ahita nubwo yabonye nyine n'ubundi ngezweho arandabura kuko yabanaga dufite icyo tugiye kuvuga wari igihe nabona atagutumira ko ntacyo mugiye kuvugaho yabanaga afite ibyo tugiye kuvugaho arahamamagara ntabwo njye nari kumwangira ari umuntu ufashe ritereka ngo nakoreye ngo media tuwanga ubukene bwanjye ntijyaro wabonye mvuga ko ndi umukene ikindi kuntu utanatekereza ngo nagurishije imodoka kugurisha imodoka bivuze gukena nayigurishije amabuye se cyane ayitaye mu mukingo cyane nayigurishije amafaranga ayo mafaranga nayigurishije se nagahari cyane abindi nayashoyemo imodoka undi nawe ngo kukingo yabanje kugurisha imodoka atagurishije iduka imodoka najyaga nyizana hano ngayiparika iparikogamo hano tukiniramo aho ngaho uri kona hepfo ni wa muhanda cyo dukiniramo kwiyenza motari zose hano no tuza tugaparika imodoka erega mu gitondo saa 2 kongera mu kazi saa 2 iparitse kugera ibikorwa byose nashiragamo amafaranga nyakuramo ndayagabanya mu kuyagabanya rero nubwo abantu batebwa bavuga nyine umva abantu bajyaga bona witanga 100 n'ibihumbi 20 sigari ikibazo akantu bana anniversaire wagiraga bakabona abantu arigiye babakubitaga imodoka nana essence ubatije imodoka kubona no basi essence ukayituyibaka nyine ibintu byose utagiraga inambara bijyanye n'amafaranga usiga wigira inambara mu mutwe yabo nta kintu kigomba kujyamo hagomba kujyamo yuko wakennye ndanongera nibonera undi mushinga navuga ati no mushinga usaba amafaranga imodoka ndayifite yari irahenze uzwakuzi akushaka twa twarigize n'abakire wowe gufata $35 ukazije ziparika gusa shaza aho ngaho ziparitse abandi ziri kubyara amafaranga n'ubujiji nari ndimo n'ubujiji ariko nabwo nagari bujiji cyane kuko nyine ari cyubahiro byamaga iyo najyaga ahantu ngono ndaparitse umukire agiye kumagikira akabona paritse imodoka inarutiwe cyangwa se binanganya agaciro afite kuntu yanyumvaga tukaganira neza nicyo kintu nari nabikoreye ariko umugeni ibone yagashinga kandi kashobora kunyungura menshi kuruta uko amafaranga y'abaparitse $35 ziparitse hano my idea nta kintu ziri kwinjiza zinasora ahubwo zisora essence yindi 600 ya buri kwezi ntacyo zari zimaze urukumva ntacyo zari zimaze ngewe ikintu nakoze naravuze nawe nyange mbona muri modoka iparitse hari iri ku nkuso mitinjiza kandi gashinga nibone nijye ku isoko ndayigurisha ntanumva ngo no abantu ko nabashizemo akantu kuko nakibafasha nababwiye ko nta mafaranga mfite niki titayarwa gurishije n'imodoka yakene ndabakunda cyane none abantu babanyatatse ngo ngutumuntu ngo agiye gukora ngo media tubaye ubukene bwiwe wigeze umona mu kiganiro njye mvuga ko nakenyeho so nibyo icyo nashaka kubabwira cyari cyo ngicyo mba mari mu ngenge nago bura nanga umuntu mvuga nabi nabaretse ko nyine nabonaga audience mwari abanyarwanda mwase mwarigiye mu ntambara zo muri Kongo ndavuga ati ubwo bari kumvugaho cyane wenda abantu bakagaruka ntaribi kambe mbiretse nanjye mbitiza umurindi kugira ngo nagaruke kuko mube mu ntambara zo muri Kongo mugaruke muturebe barukumva ariko ni mu bicunga neza mu kiganiro na ahantu nigeze nkomfirima ko ibyo bari kuvuga hari byo cyese ko nyine navuze ati icyo nzi nuko bitameze neza ko nyine nawe ngero bizi bimeze neza bimeze neza views nago nyikubita amamiliyoni nago nyine bimeze neza nago rero ko mvuze ngo yagomeze neza bisobanura ngo ndakennye oya ijambo gukena muzi cyari cyo gukena mwana n'umukene wandi ufashwa muri ninde naso bufasha njano ni wa mukene ufashwa wo hasi ndacyafite iduka ryanjye mu Biryogo hari ameze hafi na meze Trésor resitora cyahari noneho babonye imodoka iparitse ku maroji ngo umuntu wayiguze ngo umuntu ufite amaroji wabanje kumenya akoreka nceceke sinuma kubabwira ibintu byinshi mujye mubanza mwitondera amakuru mutangaza abatangaza ngo guko ngarabukoresha $40 akantu ushaka kubabwira muyoke ko iyo ugujije banke ugomba kuba ufite ingwate ubwo niba narazigujije mfite ingwate yanjye bafite ntaribi kandi nabwo naguze amafaranga ngiye gukora ubukwe urukumva ntabwo ibyo bintu bibaho njyewe nuko nko natekereje ibintu byanjye none mu ndenganyirize ko
nagurishije imodoka ya miliyoni 30 na ziparitse zitari kwinjiza niboneye agashinga nayashoramo inankonsoma iriya modoka iranywa mwana ya modoka naguze imodoka itari ku rwego rwanjye nizabakereza iriya modoka 600 bya buri kwezi 700 mwana amafaranga uko usanga umuntu ayahembwa yatonyotse yakoze iminsi 30 ndabira ndavuga ni ya nimba mbonye ko nayishora ndeka n'undi misozi afite imodoka nyamba afite imodoka baza ya lift cyangwa gutega moto n'undi manje nge narawusurinze navuye kuri 2 ubundi inote ya 2 ndashaka no kuzakoresha ikinuza cya 2 ndabyibuka 2 birukana shemusa bwa mbere wabo nari mfite inote ya 2 nangira urugo nkangira kwitwa umugabo nyine ufite utunze umugore natangiye ku inote ya 2 inote ya 2 nanone niyo note ya none yanyije muri kariyeri yanjye nari nicaye hano hepfo banyakso bakenera umuntu ufite amafaranga inote ya 2 nari nyifite barambira ngo ngwino ikindi nyine uyitanga ni inote ya 2 niyo yanyijije mu kazi yewe 2 byanyijije mu kazi rero ngewe nzi guti ntabwo natinya kugenda kuri moto ikindi igihe mumona kuri moto ngo bafasha ka video ngo ndi kuri moto ngo ndi gucirika ntabwo nandi gucirikanya nge ni modoka nayo nyine ifite kijya gihe tujya kuri stade urabiza ahantu hari muzehe ntabwo mwajyana imodoka batujya kuduparika ngo ku marimbi abantu bazinze amarimbi babye shoferi wanyagaje guparika nge nafite umushoferi umwara ajya guparika hirya ngiyo abantu 10 bari mu muhanda imodoka wanje kuzifunga mbona amazi 30 mu muhanda nigirije ngo imodoka nkajya ngizingeriwe ndavuga nireka nitegere moto neze moto umumotari arambira ngo afite akanga delivery sinzi akabora afite aka envelope ngajyanye gafite aka delivery ngajyanye ngo hari hirya ngo nago cyekezo ndi kujya makijyamo ngiye kugenda atambwira ngo ariko ngo nahantu nkuzi ngo ndabaza nihe muze ngo naguri mudugudu ukubita abakobwa bambaye ubusa ati ni munacungo ku muntu muzabana kandi byo twaganiraga ngwi we ngo ndagufana byatari hago nyo kumuntu ngo nakatuje ngo bankatiye imodoka yari taragenda kigenda yinyifite ihari ariko bazanye kuziparika ku marimbi iri wungereho ngo ashize ngo nkisanga mputi yaje ngari nyinshi nifatira moto mfashe moto arambwira ko nyine atagenda afite delivery ngajyanye ngo akantu bamuhaye nga delivery ngahantu mitankuri iki mitankata ubwo mu gukata mutamuzana igihuhango nakatuje amafaranga ngo biranga we keba ngewe nta kamaze mbabwiza ukuri nta nshuti yanjye wari inshuti yanjye magara udafite akazi uwo nashingiye business namushakiye akazi nabanje guhera kuba hafi banjye bameze neza abandi bari mu mishinga yanjye bameze neza rero ndamutse bigeze ahantu nyena bamfasha cyetse ubwo bambere nshobora kwitwaza ngo bamfasha wenda bakamumbera bamfasha ko naba bameze neza nyine nabahishije akazi nta muntu twiganye wangezeho turi inshuti mfite ahantu namurangira akazi ngo nkamwime cyane nanjye gukamurangira rero ngewe kumbwira ngo nakuba nagurije imodoka ngo nakoze ikosa ngewe nago ndewe ndi kapo kugera mu modoka 35 zitari kwinjiza ziparitse ya idea ngomba kuyigurisha nkagura n'ibindi bintu nyuma y'amezi 2 3 byasubira ku murongo ibintu bya YouTube nkagura indi sibyo nkagura indi cyangwa se sinzi ariko mu gihe ngewe mbona 30 nazi paritse zitari kwinjiza ari ku isoko wowe nutuza wumva ko kugurisha imodoka kwanjye ari ikibazo naribi ndajya nkureba ibyo urimo nguseke ngubwiye ati naguze ibyo urimo it's okay ariko nakoze igitekerezo kibi gufata amafaranga na gutyo yose nkayaparika ngaraparitse umunsi wose akayerekwa aparitse kandi harandi nakayashize akagazana andi mafaranga ntago bamombeje bansubije amafaranga n'ubundi nayiguze ntago ugeze bamombya ariko ibyo by'ubukene ndakennye nuje buza munsi amafaranga mwe mwarangize ingoma y'abapolisi amafaranga wanguri ndavuga ni ntago nzajya mfasha abamama batishoboye ngo ngere ko n'abantu bashobora kujya guhiga bagiye kuyasindira mwaye mbahakanira ati nta kintu mfite ibirori najyaga nangamo amafaranga menshi ndi kwiyemera ngo nuko ndikiramanye ndabigabanye rero ukuntu utari imibare ukabona kwiyemera ntago bigikenewe usanga ndi mu bukwe mwana batanga 500 nkahita mbona umutanzi 500 ari hasi yanjye nkashaka guhangana nawe nkavuga nyo ndashira 600 ndavuga ni wapi bino ntago bikenewe ndabigabanya byo kwiyemera nyine n'umushaka nanga ko abantu bavuga none nishe bamona runaka tanze 500 cyena kiramani nange 100
numva arabansuzuguye ataniyemera kandi se shabo abantu uri kubikora ugira ngo bazabikuyibukira mwana sibo bari bahita bitereka imbere ya kamera ngo barakennye bagahita bagushira hasi. Ntabwo ibyo rero ntabwo byikenewe. Gahunda ihari nakwiyemera, ubu ni umuvuno nakwiyerekana kugira ngo babone ko umeze neza kandi ntacyo byinjiza. Kuvuga ngo agatwiko katinjiza mu bigori ngwino mfata turi kuvuga agatwiko katinjiza mu bigori. Nimba narabakonfirimye mfata neza agira gucanga se ugire, nimba narabakonfirimye narasibye ariko kongera gukora agatwiko katinjiza ntacyo bikimariye. Ngonje ngo haba anniversaire ngo y'abapeti, anniversaire y'abapeti ngo bana ngo barateranyije ngo ataje ngo 50 ngo kiramani ngo nyengo kiramani uziko batagabanyeza message ngo kiramani none ngo twizera ko ngo aratwerera ngo mazima cyangwa gasanga nababwiranye ngo kiramani ngarimo ngo umushe muri groupe ngaraza kugufasha. Naje gusanga ibyo bintu byo kwiyemera ku bantu biraza kuza kunsiga iheruheru ndavuga nyerika mwe yashiramo 10,000 nanjye bakavuga ati kamera asize 10,000 bro umara wamagaye bro no bigenze gute kuzamo 10 mwana ati ntago meze neza ndakennye nyine ubukene bumeze nabi kubera iki kubera ko ndi gushaka kwemeraho nyamara amafaranga ari gusohoka mu gihe ko yara mu kirori hari abamama bashonje njyewe umuntu utazigera mburana ikintu wabashije kongeraho no mumama mbiki kandi abapara buri mumama bigaragara kuko ndabizi ko yongeze ikintu mu habingarukira mu gishungarukira nta nubwo nyibishira imbere ya kamera kuko nabonye nabwemeshe imbere ya kamera barabwirana manzi uko rimwe ubundi nagiye ahantu mu gasharu umuntu ahita azarambira ngo barambwiye nyine ngo urafasha ngo rero ngo ari umuntu nzi ngara umuntu uzi ngo beze gukira avuga ati nakundi n'ubu bakuntumyeho ningo wakanyira nandi magambo ari gutegenda kumwihanga navuga ati naribireka ngo ufasha ntabwo nibure trane ngo hereze ariko ibyo biboro byagomba kubanza kugabanyuka bikava mu nzira. Rero ufite bavali mwe gahunda ni kanere bamwanyumvishe gahunda ni iyi nagatwiko ka tinjiza byo kumbira ngo ndikiremani uje ubona ngo ndikiremani wadanje w'amafaranga ari gusohoka mu muryango ukeneye kuyabika umuryango ukeneye kubika amafaranga ntabwo umuryango ukeneye gusora amafaranga n'ukuri kamabwiza ukuri byageze aho cyangwa nasoye miliyoni 2 mu kwezi mu gasozi umubukwe bwarabaye ndiyemera ngo bandi ngo batwere 20 ngiye nabo ngo kiramani ngo kuko ninga mu star uri muri iyo groupe ngomba gutwera 200,000. What the fuck? Anniversaire zirabango kuko kiramani muri anniversaire ngo banabinezemo ariko batagabana gutega udukobwa sha ngo dati nyirikana neza mvuga mpamvu ndi kuvuga man nagahinda ndi kwamarira agahinda kashano zanye zagiye pe ndimo ndagira tuni mara agahinda uko nicaye nkitekerezaho nasara chanenye ni nyinshi my dear ni mari miss na uploading ni video 30 nazara bazihiye izo video zirimo amafaranga menshi tutabaze nayo nabanara zishoyeho atagarutse nandi kandi abakintu babizarimo bahembwa batago man byinshi cyane nyine ndimo ndi kubagiza bafatiraho furi kugira ngo agahinda kanshiremo ariko nabaha ubunyonyoko ukuri. Gahunda ni yihe rero nshuti zanjye nagatwiko ka tinjiza ubu nge gahunda nuko ukuri byinjiza gusa ngiye kugera mu modoka ya miliyoni zihenze ngo ndi gushaka kwemeza abanyarwanda ntabwo bikora icyambere nuko mwabonye ko mfite ubushobozi bwo kuyigura ibyo birahagije rero nive mu nzira amafaranga nyashore mu yindi bintu byinshi ariko tekereza 35 ziparitse ziri kuri kugenda mu munsi wose zitari kwinjiza ziri no gusora andi mafaranga essence ngo sinzi ngo hafuye ngo ibiki uziko narabaze nsanga amafaranga nakomye kuba maze kubika iyo nza kwitsimba nkaza kwigira igisambo abari menshi cyane kuruta ayo nasohoye nashatse kwemeza ubu ntabyo kwemeza niyo ndwara yinyirwaye ariko Imana yakoze no kwigura indwara yo kwemeza ndayinyirwe sinzi guhisha abanyarwanda nari nyirwaye ntago ntuzi imbere akamera kuvuga ngo nayimbirwaye ntabyiyemereye nari ndwaye indwara yo kwemeza. Gahunda rero iyo ndwara nayinywereye muravumba ibintu byo kunyarwanda ngo daddy ngo twakubonye muri groupe ubijana bikatabimvamo shabiri kugenda undi amafaranga ajyavamo nambabaza n'amafaranga mayo mu mama abana ngambizi ko bari kurya ngambizi ko yishyuye inzu
nkaba mbizi ko nta kibazo cya mituweli, aya mafaranga na imva mbizi ko Imana itimubira karindwi, kandi ngiye nuko bijya bigenda Imana iti yansubiza sinjye nyiri ubwoba bw'ayo mafaranga. Ariko ariya nanga amaze kwemera igihe itanishira nkabitekereza nkani dad atunga magana bakishwe na dad ariko atansi uramutse ngiye mu utanyita dadi bitandi munyuza mu Mana birambabaza kuko byaramense narabivunikiye nabitangiye amafaranga menshi. Rero ibyo bintu narabiguze mu mbabarire nukagira kubinyita binyita ko biranshimisha. Buramutse nkubika n'ahantu umuntu yabinyise mubika ahantu nta kibazo yazagira, mbizi kajya yubahira iryo zina kuko ni izina ryamenze rintwaye mu miliyoni n'amamiliyoni kugira ndigereho. Rero muri ryubahira inshuti zanjye ndanabibashimira abantu bose mwanyise gutyo, ndabashimira kabisa. Mwabibonye nyine ko nabikoreye ndabivunikira, Imana ibamere umugisha, ndabibashimira pe. Bura ntago byoroshye kubona nyine nk'umuntu abikwita cyane cyane abafana wenda abakinyi